Wambamwe. Wansamuzamwe. Amazase ni mu gitondo shaka basamura mu gitondo. Kumurugo ko turabwirwa saa sita wansamuza. None ubundi usanzwe mbahayira mu yabyana mu bwo wicaho urabona uri buryo cyo shaka kazi. Ukuntu canje mbabarira mwansamuza. Imana ni kubabarire ni gukura ubundi urya amatonda wowe. Urumva? Wowe urya imisige mu maresto warya ubundi kikikwi. Adorasha. Bakitaga gatunda. Aha. Samuzamwe. Zanirire. Ya muri restaurant kurya byasigaye. Cyo cyo sugiye gukimura wenyine nako gatuntu utambaye. Twakiguranye. Uje murigira ibisambo. Uze kirahakigura ngaho. Uje murigira ibisambo. Naje mukanye nimba we ku kantu wasangora nsa. None nukagwaho ugapfa nagusaba gute wapfuye. Samuzamwe. Wambamwe. Ahwere ku buryo wabona amafaranga baba watigura. Sanyonyuse. Umva, reka nkubwire uburyo ubona amafaranga yawe ujya wishima miribi byanjye. Ambabarira mu. Kwa muganga habike simbabare kwa muganga. Dore kuntu bimeze. Urumva? Usigaje gatitsi naraye. Umva nkubwire wowe. Ntibaciye inzoga ntubizi z'ibyuma. Waraziciye ako n'abaturage barakaye. Barakare cyangwa barurero wowe kankwereka uburyo tubona amafaranga. Urumva? Umuntu bari gufata bari buretse nkubwira uburyo ubona amafaranga yipanurinda urya imbuto urarya imbuto warize sha ibi babyita imbuto iyi ni dessert zananje nigira ubuzima bwiza umva nkubwire bro bakagomba kuzana kugatoza inzoga ukeneye nkubwira uko ubona amafaranga cyangwa uri kugumishiraho ibigambo sindi buguhe ututumura ibigambo ariko sebo bimeze uko mani we tuza nkubwira uko ubona amafaranga cyangwa uragumumbwira ibigambo gusa akumbise nkweme nurese ko amafaranga zaraguswa bari guca ibyuma niko ndiko wowe ntega amatwi ureke kugumukana urureri ibi by'abantu barangije amashuri ntabwo aburi kwiga primaire ngo urarya urubuto ngo urye na dessert urumva kuntu gahunda imeze ibyuma uzi ko babiciye ni ugendera wakiye nta kibazo mbwira mu mbwira nesore kuguma unshyira hirya mbwira none ni usumunene ibyuma ntibabiciye bamwe ntibabameneye amamiliyoni n'abandi amamiliyoni ukuntu bigiye kugenda dotumye none yanduza ukuntu bigiye kugenda twebwe tugiye guteka nde mudogodo umutwe twebwe turamubwira ko tuzi umuntu uri gucuruza ibyuma mu ibanga rikomeye cyane mu ibanga rigeze ute rikomeye cyane tumubwira ati afite ibyuma byagura nk'ibihumbi 100 tumukwereke umuciryo jana cyangwa umucetse nta ntitwebwe twiheremo 15 ya komisiyo 15 nta kumara inzara nta nayo ndi buryo na senki sizayimara okay none kwa mudogodo wanyu mwize karitsiye nahagana nari hejye munsi kibuno mono cyo kwa safari ubu se ubona yaba ariyo ari okay kugenda nkwereka uburyo ubona amafaranga murajya murata amashuri nta bwenge we windeba wireba ibyo ndi kurya bro none urareba ikosa ukoze reka se wamureze iki kirahutaye hasi ikirere gahunda zirahindutse nari nkubwiye uburyo ubona ibihumbi mbabarira mwambabarira umva nyine nkubwira amafaranga urayabona ariko urabona make nari nkubwiye uburyo ubona ibihumbi 15 siko twe twumvikanye ugeze umururumba ikiraha cyanjye gituye hasi ntuzi naho nagiye ikiraha nto gituye hasi se nakwemereye 15 y'ubusa wakoze icyo bundi gahunda iri 15 wari kuyarya wenyine kubera ikosa ukoze ryo guta ikiraha cyanjye hasi turayagabana tugenda niwe wihemuka wane ndajana 10 wane no upfa kuja mudiri cyane nakubwiye ngo turayagabana shaka na ngatwa nagize nkano nahanga twahageze kanze nko ubusitani singurana mudugudu mwagezwaga n'iki nyine urabona kiraho pese mudogo ushobore kubuyobora neza uyu mwana ni wo mu mudogodo wanyu nge si nduhuye inaha ariko uyu mwana atangira amakuru kugira nge turahuye arambwira ambaza uburyo yakemura ikibazo aza ahantu bari kugurisha ibyuma umuntu ngo ku buryo afite ibyuma byagura nk'ibihumbi 400 ari kubigurisha mu ibanga none wowe ngo bacuruzaga n'uburese ibintu byose byabaye akazi urumva ibyo byuma by'ibihumbi 400 urumva ni diru iremereye ntabwo twaburaho kubaha akantu wowe rero uri umuyobozi wanakwihinduka urumva uwo muntu ahubwo muhandangira nyine wowe uva ukuntu gahunda zimeze bro urabona ntari umurara
ngikise ngiye mbakeneye kubaho uwo muntu twe tugiye kumukwereka umufate umukuremo make ariko natwe ugomba kugira ikintu tumenyera rego uyu mwana urabona aranashonje akeneye no kujya ku ishuri harya ntabwo bigashaka ntabwo sindi forome wowe rero gahunda ku nzu imeze mudugudu tudatinda nayo turabona ayo yigiye urumva ni 15,000 urayafite twe twakwereka ushaka kubace miliyoni uvuge ko byanabujijwe wabacana miliyoni ariko twe dukeneye kenzi zacu zihuse kenzi zanyu zihuse 10 ntabwo muyafata oya nta gucirikanwa muyo nta gucirikanwa wewe ubwo vuga ngo nge ntayo mfite nafata n'umudaso yo diru nkayimuha yakoramo amafaranga afatika ariko mufite agatelefone nyaboherereza akazeru karindwi wari ufite makeya ndari mfite make yaduhe ayandi yashire kuri telefone natare kumubwira nimero zanjye nimero zawe ubwo se ko ndi kumva uranduta shaka uburyo ufata weza nayo ufite andi yashire kuri phone nawe mbwira nimero ubuzanire ntari mfasha 078 ariko se ubwo ngende muhanze muhanyereke ubwo ndabaha amafaranga ahubwo ubu munsi cubije amafaranga ibintu byose ni ikizere we shiraho amafaranga nese uko tuje kukwirebera we shiraho amafaranga diruziko ubwo abantu babarara namwe duhuye bakugize mudugudu utari gangster man shiro peace wowe nyizera cyangwa wizera uyu mwana so mu mudugudu wawe icyangombwa nuko ibyuma biri gucuruza 078 aratambwira ishira kuganje waceje kawe ntago bavuga abato bavuga bakuru bari kuvuga mwebwe ntabwumvikane burimo gashira kuri ninde wazi se muri mwebwe twese turahaza ariko gashira kuri nimero yanjye we ubundi mwebwe bite byanyu we funga umunwa we funga umunwa 078 mudogo tugende tureba ayo mafaranga yego 3 saving neza amazina ni Sabimana okay tugende twihuta ahubwo ubona muri byenge gute kwiba naho ubundi mudugudu wowe yewe numara kumurya n'igice urengu na bimwe cyane cyokoze aho ubundi tugomba gukorera amafaranga ariko tukarinda n'urubyiruko rw'u Rwanda cyane twese urusimbonye ku mafaranga nawe uyagice biba ari ibikira bikangiza urubyiruko wituna bimena wamaze kuyabiga ibyo ntago ari by'ubwiriza ibyo ntago ari by'ubwiriza dore naha twahanyuze yewe ibintu birimo hano tuvuga amandazi ibyayi amata n'inzoga reka inzoga ntabwo ncuruza inzoga hano mwese aya ni amacupa se ngira amakese y'ibikombe noneho zana ibyuma birimo hano ibyuma ngira hano ni byo guhata ntakindi cyuma ngira ninzana umuntu wakubonye uri kuzicuruza ejo ko wiriwe warakaye gucuruza inzoga ngewe kayobe ncuruza inzoga hano ncuruza ibyayi n'amandazi ubundi ngibi ibimenyetso iyo muri kuburanisha mudusaba ibimenyetso ngibi bizi bitumfatanye ngo niba amandazi atemewe ibyo bikaba bitemewe amata akaba atemewe ubwo ngubwo ho ndemera gufunga ariko ntareke kugutesha igihe mudugu yinjira mu sitari ubundi twinjire mu nzu yinjira mu ukireba uranyereka abo bantu noneho bakubwiye ngo ngiye curuza ibyuma hano n'amandazi yego komanda bagihetse kandi mudugudu reba hano curuza umva nyine mudugudu uri umuyobozi mutenesi ari kubibaza igihe ko sinjya bugushize hano curuza ibyayi n'amandazi n'ibiraha n'ibyo ntabwo wambwira ku buryo ki nose ngira amakese yewe munyereka mudugudu tugiye kurwana intambara y'ibisi nubwo uri umuyobozi wose njyewe ntabwo waza ngunyicira akazi noneho kungura mu mutwe noneho uze kumbwira ngo ngiye curuza ibyayi n'amandazi njyewe birasindisha abantu gutya byo bita amakoro urazi neza ariko uri mudugudu noneho uri mudugudu njyewe nta n'akazi nshinzwe hano nshinzwe gucuruza ibyayi n'amandazi n'ibiti byose ushinzwe kudukontorora unsanganye ahubwo wowe umudugudu uri igisambo we na biranga ubundi nta kintu kibuza ubundi baba bagiye he bari babimbye ahubwo barirutse mudugudu uri igisambo no kubaha amafaranga n'izina ry'Imana nta kintu kibuza hano rwose mbabare ibaze ko uri mudugudu ukajya gukoreka ku bandi ba mudugudu hatagira n'uwo ufashe mu nshinga rwose mbabare mudugudu nanjye ndaciye mbabare ndakubashe bo harimo 3 bari muri
ubwo ngubwo ndakubashe mudugudu bayigendere batizera wigendere njye n'ikindi kitazongera kunzira mu rugo rwanjye ngo uri mudugudu nka gusa turabikoze mwa si ibyo nakubwiraga wakireze ugira umururumba ariko ubundi buriya muri Bibiliya haranditse ngo nta cyaha kibura igihano urumva ariyo mpamvu igisambo kiva kwiba cyakwiba miliyoni bakayikiba bishatse kuvuga ngo wagaragaje inda nini wataye ikiraha cyanjye hasi sibyo buretse nkubwire tugiye kubigarura none buretse nkubwire nakiguze he Kimironko mbari urebe tuje ahangaha mu nkengero nari nategesheje bitatu urumva nakabaye ntagira na buretse ngusobanurira uburyo amafaranga yajyashiramo nategesheje bitatu njya kukigura nkigura 200 si bitatu 200 urayahombeje pfa gufata sense ujye kurya imvange akira wihemuki umenye ko ibi babyita ingaruka zo kutanyurwa iyo unyurwa n'amafaranga naringiye kubona nakubwiye ko yarya wenyine kugari kuri telefone ntabwo byibuka uzukumva sengise gusa buretse nari nakubwiye ngo ngiye kuguha amafaranga uyarye wenyine nibindi bicere siza nibindi bicere urumva nuko no mwana kujya wampa sengise gusa ibi ni ingaruka zo kutanyurwa dutangira nakubwiye ngo amafaranga ngiye kuyagukorerera wowe yarye wenyine nge nikomereza ugira umururumbi ntabwo ibyanjye wabijugunye 14,500 twarayo ikindi gihe ujya unyurwa peti ujya unyurwa nanubu ntabarara i Kigali ndabazi none Kigali ni amazu mbonye agapura ka saa sita kabona ariko ujya ukoresha ubwonko ntabwo bizaguhira ibintu ukoreye mu dugudu abantu bandeze iminsi ari benshi ubaye nk'uw'igihumbi mu bandi jana toka genda sha wakisambo we genda wanjye gira witamenya no guhiga yo kurya ngo urarya yanjye